ririya tsinda mubona ry'abajura cyangwa se ry'abakekwaho ibi byaha byo kwisha ikintu cy'undi hakoreshejwe riganya bafatiwe mu bikorwa byo kwiba abacuruzi ibicuruzwa bitandukanye bakoresheje amayeri yo kwiyita abantu bafite amasoko bashaka kugemura ibyo bicuruzwa ahantu runaka, bigira abaguzi bakigira abantu baza kurangura ibicuruzwa bitandukanye. Waba rero uri umucuruzi utagize amakenga bagahita babigutwara. Iri tsinda ryafashwe bakorera Kigali, Bugesera, Ruhuha. Icyo niyo side yabo. Ibicuruzwa rero byabashije kugaruzwa, hagarujwe ibicuruzwa bifite agaciro ka miliyoni 20,740. Bisubizwa ba nyirabyo, bimwe bisubizwa ba nyirabyo, hari ibindi bitegereje kuba nyirabyo bari bubitware. Hariho amajerekani 200 y'amavuta yo guteka, imifuka 100 y'umuceri, amakarito 150 y'ibirungo byo guteka, amakarito 50 y'inzoga zitwa Bon 7, 30 n'amakarito 30 ya Bon 7 y'inzoga ibinyobwa. Nk'uko dusanzwe dukorana kandi dushingiye ku bufatanye bwa RIB n'itangazamakuru ndetse n'abaturage, twabatumiye kugira ngo tubagezeho ubutumwa bwo kwirinda ibyaha, ubutumwa bwo kugira ngo mudufashe kubugeza ku baturarwanda muri bwa bufatanye bwo kugira ngo twese tugire igihugu gitekanye kizira ibyaha. Ngira ngo igikorwa cy'uyu munsi kiri mu bice bibiri. Kiri mu igice cya mbere naho twabagaragarije aba bantu bakurikiranyweho cyangwa bakekwaho ibyaha byo kwihesha ikintu cy'undi n'ibyaha bitandukanye, harimo n'iyezandonke, harimo ubujura. Cyane cyane turagira ngo tubagaragarize amayeri akoreshwa mu bikorwa byabo byo gukora ibyaha, ibikorwa bakoresha bashuka. Cyane cyane uyu munsi turibanda ku bacuruzi, kuko aba bantu mwabonye, abagabo ko ari 6 mwabonye bafatiwe mu bikorwa by'ubwambuzi bushukana bizwi nka escroquerie mu rurimi rwo hanze. Bafatiwe muri ibyo bikorwa byo kwiba abacuruzi bakoresheje amayeri atandukanye. Twaberetse ririya tsinda ry'abantu 6, ariko nanone turaza no kugira igikorwa cyo gusubiza telefone zafashwe, zari zaribwe, telefone 192 zibwe zigafatwa na RIB bishingiye ku birego abaturage baba batanze. Ririya tsinda mubona ry'abajura cyangwa se ry'abakekwaho ibi byaha byo kwisha ikintu cy'undi hakoreshejwe riganya bafatiwe mu bikorwa byo kwiba abacuruzi ibicuruzwa bitandukanye bakoresheje amayeri yo kwiyita abantu bafite amasoko bashaka kugemura ibyo bicuruzwa ahantu runaka, bigira abaguzi bakigira abantu baza kurangura ibicuruzwa bitandukanye. Waba rero uri umucuruzi utagize amakenga bagahita babigutwara. Iryo tsinda ry'abajura hanze aha babita besikuro, murabizi, kuko bakoresha ururimi rworoshye, ururimi rwo gushaka kukwereka ko bashaka ko mufatanya muri business, hanyuma ariko baba bateguye ibindi bikorwa. Mu rwego rwo kurwanya ibi bikorwa by'ibyaha byo kurwanya aba besikuro, tariki ya 23 Kanama uyu mwaka, RIB yafashe ifunga abantu 6 bari mwabonye. Hari witwa Ntezimana Jean Claude. Uriya Ntezimana Jean Claude wari wambaye agapira navuga k'ikigina k'amaboko magufiya,
uriya niwe nk'umuyobozi w'abajura wa kiriya gikundi, niwe upanga abantu. Buriya yiyambika neza, agakubitamo costume, akagenda akareba umucuruzi runaka akamubwira ati mfite isoko ryo kugemura ibicuruzwa runaka hano hanaha, ndifuza ko wampa ibicuruzwa. Bakavugana igiciro, urumva we nta nubwo ajya no mu guciririkanya, agomba kureka umucuruzi akumva ko ari bwunguke cyane. Ako kantu rero kagatuma ahita amwizera, ajya gushaka abayambitse neza, akajya gushaka abo bantu, abacuruzi runaka mu bicuruzwa bitandukanye. Nababwiye ko babwira ko afite isoko ryaho agemura ibicuruzwa runaka bitewe n'ibyo ashaka gutwara. Akababwira ko akeneye umubare runaka, mukumvikana igiciro. Hanyuma uwitwa Nziyomaze Dieudonné nawe ufite icyo ashinzwe muri biriya, we ashinzwe gushaka amasoko aho bagurisha ibicuruzwa byibwe akoresheje akazi akora k'ubucuruzi. Uyu Niyomaze Dieudonné ni umucuruzi ku Ruhuha hariya mu Bugesera, arazwi. Afite akabari kitwa Ituze. Urumva rero kwiyambika uwo mwambaro w'ubucuruzi, we ibicuruzwa byibwe barabimuha, we akabishakira isoko nk'umuntu uranguza uzwi w'umucuruzi. Biragoye ko bamwe bamukeka. Ubu abantu bo ku Ruhuha ntibaze gutangara bamubonye mu itangazamakuru, kuko buriya umujura ntagira isura. Nibyo nababwiye, ntagira ukwasa, ntabwo wavuga ngo asate. Niyo mpamvu aba basore aba mwabonye biyambika neza kugira ngo bakubikemo icyizere. Undi wa gatatu rero witwa Bigirimana Theoneste, akaba ari umushoferi ushinzwe gupakira bya bicuruzwa byibwe no kubijyana ahantu runaka yabwiwe mu buryo bwihuse. Ndaza kubibasobanura uburyo babikora mu buryo bwihuse. Undi ni Ntiwiragabo Theophile. Uyu we afasha guhimba inyemeza bwishyu, aho afata bordereau ngo yaverishije amafaranga ngo kuri konte, akayeditinga agashyiraho amazina, yarangiza akayikoherereza kuri WhatsApp, akayiha uriya mugabo Ntezimana Jean Claude wa Teresi Isoko, nawe akayihereza umucuruzi yabona kuri WhatsApp, ntabyitaho icyo areba ni izina rye na tin number n'umubare w'amafaranga. Ubwo agahita avuga ati ibicuruzwa ni mubireke bigende, kandi ni bordereau beditinze. Uwa gatanu ni Misago Jean Claude Kazungu, mwamubonye uriya Kazungu. Nawe ashakisha ibintu byibwe bigurishwa. Uriya ni n'umukomisiyoneri, yagiye afatirwa no mu bindi byaha by'ubujura byo kugurisha imitungo y'abantu. Aba bose buriya ntabwo ari ubwa mbere bakurikirana. Uwa gatandatu rero ni uwa bose ngo Ivan. Uyu wa Vindimwe na Ntezimana Jean Claude buriya ni abavandimwe bavindimwe. Buriya barafatanya kujya gushaka kwesikuro ku mucuruzi. Muri make nuko nguko niyo mirimo babashinzwe. Ni itsinda riri organize ry'abantu, buri umwe bafite inshingano runaka. Bakurikiranweho ibyaha bitandatu: gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo, kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, kwiba, guhimba cyangwa guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano, guhindura amakuru muri mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa n'iyezandongo. Buriya aba bantu y'amafaranga babonye baciye muri rya duka rya Dieudonné ahita arangura, ukagira ngo ririya duka rye aracuruza, kumbe ni bya bintu byibwe, bagahita babimugurisha nk'umucuruzi. Abantu bakabona iduka rikura hariya ku Ruhuha n'akabare kagenda neza, ukagira ngo ni ibintu yabonye mu buryo bwiza. Muri ibi byaha byose, icyaha gifite igihano gito ni kuva ku mwaka umwe, igifite igihano kinini ni kugera ku myaka 10.
ubwo bitewe rero nuko urukiko ruzabahamya ibyaha, ubwo ruzabaha ibihano biri muri iki kigero mbabwiye. Uburyo rero noneho babikora tuburambuye, ubundi babanza gupangira kuri telefone, barabyuka rwose. Uriya Ntizimana Jean Claude atangira kwipangira kuri telefone, buri umwe wese amuha inshingano ze, amuha inshingano ze kuri telefone. Buriya bashobora kubikora batigeze bahura, ni kuri telefone gusa. Ntizimana Jean Claude akabyuka akajya ku mucuruzi quartier commercial cyangwa ahandi Kisimenti, hehe hose, cyangwa hariya mu Gakiriro, akamubwira ko afite isoko ry'ahantu ashaka kugemura ibicuruzwa runaka. Bakumvikana uburyo bumvikana, abavuga nk'umuntu udafite irari ry'amafaranga ushaka kunguka, ariko noneho akakwereka ko we mucuruzi nawe uri bwunguke. Igiciro washyize hejuru cyo kuranguza ntabwo mwirirwa mujya impaka. Akavuga atoke, ngaho ndashaka umubare, wambonera umubare runaka, imifuka 100, 200. Umucuruzi yakumva ku giciro agiye kumuheraho, yakumva harimo inyungu, ibyo nibyo bimutwara. Akamubwira rero ubu ngubu ngiye kwishyura. Muri uko kujya kwishyura rero niho hazira uriya Ntiwiragabo Theophile, ahita acura yanyemezabwishyu, yashyizeho ya mazina Bordero, ashyiraho amazina y'uwo mucuruzi, agashyiraho na TIN number, agashyiraho n'umubare w'amafaranga bumvikanye uhwanye n'ibicuruzwa runaka, agahita yifotora akamwohereza, undi nawe kohereza umucuruzi, ubwo bakamuhamagara vuba vuba, bashaka kubikora vuba vuba. Ubwo rya tsinda ry'abashoferi naryo riba riri kuri rya duka aho ngaho. Bigirimana Theoneste umushoferi aba ari aho ngaho kuri rya duka, nawe agahita yinjira mu iduka akavuga ati dore Bordero bishyuye, ndashaka gupakira vuba vuba, ndirukanka. Bagahita bamukubitiraho ibicuruzwa, akirukanka akabitwara. Ubwo ngubwo niyo maze Dieudonné nawe uruhare rwe rukaba rutangiye, biragenda bikajya kwa Dieudonné, niyo maze agatangira nawe kubishakira isoko cyangwa akahita abigemura. Muri kwa gufata ibicuruzwa babigezaho bagiye kubibika cyangwa se bagiye kubigurisha, hagati aho bakora uburyo bwo guhindura imodoka. Imodoka itaba yafashwe plaque, bakagenda bakayijyana nk'ahantu hihishe, bakayitera ijeke, bagafungura kapo, bakazana indi bagateraho igapakurura. Ababibonye bakagira ngo ni imodoka yapfuye, bari guhindura marchandise, kumbe baba bayobya uburari. Ibyo byose ayo mayeri n'amayeri bagerageza gukoresha, ariko aratahurwa. Niko kazi kacu, ibyo bakora byose ntabwo baturusha ubwenge, ntibaturusha ubushobozi, dufite n'ubufatanye n'abaturage. Ubwo rero icyo igikorwa baherutse gufatirwamo cyahereye muri Expo y'ejo bundi. Hari abo bagiye barabeshya muri Expo, babatwara ibicuruzwa. Ikiza nicyo tuza gushishikariza n'ubutumwa tuza gutanga tubwira abaturage, turaza kubasaba kujya batanga amakuru kare. Ubwo twahise dutangira operation, barafatwa. Iri tsinda ryafashwe bakorera Kigali, Bugesera, Ruhuha. Icyo niyo side yabo. Ibicuruzwa rero byabashije kugaruzwa, hagarujwe ibicuruzwa bifite agaciro ka $20,740. Bisubizwa ba nyirabyo, bimwe bisubizwa ba nyirabyo, hari ibindi bitegereje ko ba nyirabyo bari bubitware. Hariho amajerekani 200 y'amavuta yo guteka, imifuka 100 y'umuceri, amakarito 150 y'ibirungo byo guteka, amakarito 50 y'inzoga zitwa Bon 7, 30 n'amakarito 30 ya Bon 7 y'inzoga, ibinyobwa. Noneho ntabwo biba ibiribwa gusa, biba ibicuruzwa ibyo ari byo byose, n'ibyuma byo kubaka, amatibe 300. Ubwo ngubwo bagiye bakagera ku muntu
ufite chantier yubaka babona ko akeneye ibyuma bakamubwira ati genda umucuruzi ariko nkeneye amafaranga mfite ibyuma runaka nshobora kubikugurisha. Undi rero nawe yakora imibare yakumva yunguka akavuga ati reka mbigure, ukabigura ugafatwa ugura ibyibano, amatibe 300 byo kuba, amabati 300, amakaziye 120 y'inzoga, amavide. So nukuvuga ngo biba ikintu cyose bapfa kuba bakubonye ko ibyo byose bafite, ariko ibi byose ni ibicuruzwa, ni ibintu bigurwa mu mafaranga, ni imari, ngira ngo murabizi. Aba bantu rero nkuko mwabonye ntabwo ari ubwa mbere bakurikiranweho ibi byaha, bari mu isubiracyaha. Abariya bose uko ari batanu, muri bo ariwe Ntezimana Jean Claude, Niyomaze Dieudonné, Bigirimana Theoneste, Misago Jean Claude, uwa bose Ivan, aba bose bigeze gukurikiranwaho ibyaha nk'ibi ngibi. Urugero nk'uyu Ntezimana Jean Claude, uriya nababwiye team leader mastermind, ukubitamo ikote, yakurikiranweho ibyaha bitandukanye. Tariki ya 29 ukwezi kwa 4 umwaka ushize 2023, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwamuhanishije igifungo cy'imyaka 4, urukiko rumusubikira imyaka 2 mu gihe cy'imyaka 5, ariko yafashwe yongeye kubisubiramo. Aba bose bagiye babikurikiranwaho tutiriwe tubijyamo. Noneho tugeze ku butumwa, mutega amatwi namwe mwicaye aho inyuma mukeneye kumva ubwo butumwa. Ubutumwa bwa mbere turabugenera abacuruzi. Abacuruzi turababwira ngo uribira bagira inama kutizera umuntu wese ngo nuko aje asa neza cyangwa se akwizeza imikoranire myiza, inyungu ihambaye. Ibyo kwizera burya biba bigomba kugira ikintu bishingiyeho. Ntabwo kwizera ari ukuvuga ngo bishingiye kuko nkureba gutya ngo use neza. Hari abo twaganira gatse bure n'iki cyatumye wumva umwizeye agahita agushuka bigezaho ngo nabona agasa n'umuboss. Sinzi rero ukuntu umuboss asa. Abacuruzi rero bakwiye kugira amakenga mu by'ukuri, bakajya babanza gushishoza ko bishyuwe amafaranga yabo koko. Naho kukohereza agapapuro ka foto ngo ni border ngo bishyuye kuri konte, ugahita urekura ibicuruzwa byawe, aho ngaho harimo kutagira amakenga, harimo ibyo twakwita uburangare, harimo ibyo bita kwikururira ibibazo. Mu by'ukuri muri iki gihe biroroshye ko iyo umuntu ashyize amafaranga kuri konte uhita ubibona kuri telefone. Rero kugushikisha ka bordero ugahita urekura ibicuruzwa byawe harimo uburangare. Turasaba rero abacuruzi, buriya hanze habazi ko abacuruzi nyine cyerekeye ifaranga bakanuye amaso neza ntari bacika, ariko twaje dusanga hari abantu bazi intege nke bafite, intege nke yo kubashukisha ko wamwishyuye utamwishyuye agahita arekura ibicuruzwa. Turasaba ko bagira ubushishozi. Ibi ni n'ibyaha mu by'ukuri byakwirindwa. Ntabwo abantu nk'aba ngaba bari bakwiriye kuba bakigira bo bashuka. Umunsi twese twagize amakenga, abantu nk'aba bazajya babura bo bashuka. Nta bwenge bundi baturusha cyangwa babarusha mwebwe. Icyo barusha abantu bamwe ni ubucakura. Sibyo? Abantu rero abacuruzi nimugira amakenga, yego muri business mwihuta, ariko mugire n'amakenga ifaranga ryanyu ntirige rigenda gutyo ko nguko. Birakwiye ko umuntu yagomba kugira amakenga, kuko kugira amakenga nibwo buryo bwiza butuma business yawe igenda. Usibye n'abacuruzi gusa, n'abandi bantu bagura ibicuruzwa, bagura amasambu cyangwa bagurisha amasambu yabo, nabo barasabwa kujya bagira amakenga muri ibi bikorwa, kuko nabo hari abashukwa ugasanga amasambu yabo cyangwa imitungo yabo yagurishijwe. Ntabwo bikwiye ko ugomba kwizera muri iki kinyejana ngo ka bordero ngo ko nakabonye. Ese wahamagaye no kuri banki yawe ukayihamagara ukababwira uti ese hari amafaranga yagiyeho, ese byaba na ngombwa.
byo na ngombwa ukahagera. Aba bantu iyo babonye utangiye gukenga, iyo abantu utangiye gukenga kuvuga ngo ntarajyaho, bahita bacaho, bavuga ati bibaye ingaru, turafashwe. Ariko abacuruzi bamwe ntibabyitaho. Ngira ngo rero icyo ni icyiciro cya mbere. Twabanza twajya ku mwanya w'ibibazo bijyanye n'iki ngiki, then tukaza ku kindi cyiciro cy'amatelefone. Murakoze. Niba hari ikibazo twabaza. Oya, reka buri kimwe n'icyacyo, kuko ibi ni ibikorwa bibiri kandi turashaka ko biza gutangazwa mu buremere bwabyo bwa buri gikorwa, kugira ngo ubutumwa burimo bwumvikane neza, hatagira kimwe kiza kumira ikindi. Murabizi ubutumwa rwose mubugeze ku bacuruzi, mubabwire ko igihe bagize amakenga batagomba kwizera ngo umuntu yabohereje ka bordero, ibi byaha bizacika ndetse bizabagabanyiza n'igihombo. Birababaje kubona ujya kwishyura ibintu kuko ngo umuntu yagushutse akagutwarira ibintu. Buriya ntabwo ari gusa, hariho n'abaza bagaterura nka papier hygienique 500, ibikoresho by'isuku, batwara ikintu icyo ari cyo cyose, bapfa kuba bakubonyemo. Bariya tuganira bavuga ati urareba umuntu ukamucishamo ijisho ukabona ko ashobora kuba hari ukuntu wamushuka. Rero birababaza iyo avuga ngo agucishijemo ijisho, yakubonyemo ubujiji. Iyo tuganira turamubaza, bariya bafashwe, uramubaza uti ese byagenze gute? Ni iki iyo ujya gutoranya umucuruzi ngo umushuke, ushingira kuki? Aradusubiza ati hari ukuntu nyine umureba ugasa nk'umuganiza, ukabona kumujijisha byoroshye. Muri make mu mvugo icyo bashaka kugaragaza ni uko babona ko wowe ushobora kujijishwa, ashobora kukujishwa mu buryo bworoshye. Rero tugira amakenga, ntabwo upfa kwizera. Ubwo ntegereje ibibazo, niba ntabyo nabwo yes. Murakoze. Nitwa Sabin Murebisindi TV. Mu bafashwe ntabageze twumva umwe mu batanze imodoka zatwaye ibicuruzwa cyangwa se ababiguze. Byagenze gute? Urabona hari imodoka ziba ziri hariya zitegereje ibiraka, zifite abashoferi. Rero abo bashoferi uriya nababwiye, umushoferi niwe ufata iyo modoka akayijyana muri ibyo bikorwa. Nubwo buryo bakoramo, ntabwo bajya hariya ku isoko, nako hariya ziriya modoka ziba ziparitse ngo bafate imodoka babonye yose. Bafata imodoka yuriye nyine basanzwe bakorana, uri muri deal y'ubujura, kuko baba bazi uburyo nyine aho babijyana. Ushobora aramutse ugiye gufata imodoka iyo ari yo yose, baba bafite amakenga ko, bafite ubwoba ko uwo wundi ashobora kuzabatanga. Rero bakorana n'abantu baziranye, ntabwo ari umushoferi wose, nta nubwo ari kujya hari imodoka ziparitse ngo ahita afata imodoka iyo ari yo yose. Ababiguze urumva ni igihombo. Niyo mpamvu tubwira abantu ngo nawe mbere yo kugura ibintu, mbere yo kugura ibicuruzwa runaka, ugomba kugira ntabwo ugomba kugura ibicuruzwa by'umuntu uje abunze ibicuruzwa ngo kuko ngo ari imari ntoya, ngo urabona ngo nagize ikibazo ngo ngiye kubihombya, ugahita wirukanyuka. Ibyo byabateye mu gihombo, byabateye igihombo. Ubwo usibye n'abacuruzi ndetse n'abaguzi, kugura ikintu cyita imari hano, shishoza gatoya, banza utekereze uti se ni izihe mpuwe uyu muntu amfitiye kugira ngo ngurishe ibicuruzwa ku giciro kimeze gutya. Umuntu akuzana imifuka ya sima ngo ngewe ngo ndayiguhera 8,000. Igiciro cya sima twese umufuka ntituzi, n'uwagabanyaho yagabanyaho make. 8,000 yaranguye he? Niki gituma ashaka guteza, kuki ashaka kwiteza icyo gihombo? Ibyo ni ibibazo umuntu ugiye kugura yagombye kubanza kwibaza. Ariko hariho abantu batabitekereza, hariho abantu bashinzwe ngo kugura imari. Abo rero igihombo byanze bikunze kibageraho. Hariho abafashwe barabiguze, bemera guhomba, babisubiza ba nyirabyo barabyishyura. Icyo ni igihombo tutifuriza umuntu wari we wese.
Yes, ubwo tujye ku kindi gikorwa cya kabiri cy'amatelefone. Ibikorwa mubona hano, izi telefone tugiye gusubiza ba nyirazo ni telefone 192 zafashwe mu bikorwa bya buri munsi byo gushaka telefone no kurwanya ibyaha by'aba bantu biba amatelefone. RIB ntigihagarara gushaka izi telefone ziba zibwe, ubushake buba buhari bwo kuzishaka. Izi telefone hari zafatiwe mu maduka acuruza ibintu byibwe nka bya bindi bita imari ya makeya, hari n'izafashwe zaraguzwe n'abantu bazikoresha. Hano ubutumwa burimo n'ubuhe? Ubutumwa burimo nuko abaturage twabasaba ko birinda kujya bagura telefoni zose zitwa ngo ni second hand cyangwa zakoreshejwe. Nuyigura na nyirayo akwereka fagitire aho yayiguze, aguhe n'irangamuntu. Ariko ujya gusanga ugasanga umuntu yaguze telefone wamaze wayiguze nande ngo ntabwo muzi, wayiguze nande ntabwo muzi. Icyo gihe nyine niwe ufatwa nk'umujura. Hari rero ari amaduka nayo buri gihe yirirwa acuruza izo telefone zibwe. Izo nazo iyo zifashwe utabashije kugaragaza uwayikugurishije, utazi imyirondoro ye, ibyo nabyo ni igihombo kiba kikujeho. Hagakurikiraho no gukurikiranwa mu butabera nk'umuntu w'umufatanyacyaha. Bariya abantu bacuruza izi telefone zibwe n'aba bantu bagura telefone zibwe, mubiretse cyangwa babiretse, ni ukuvuga ngo telefone kwiba telefone byagabanuka, kuko ntabwo azaba afite aho azigurisha. Ibi rero nabyo biraha abantu umukoro. Nubwo RIB ihari, nubwo hari inzego z'umutekano zihari, izo ntizikuraho inshingano ya buri munyarwanda kwicungira ibye. Reka mbisubiremo, nubwo RIB ihari, nubwo turi mu gihugu gitekanye, nubwo hari inzego zihari nyinshi zo kurwanya ibyaha, ntibikuraho wowe muturage inshingano zo kwicungira ibyawe. Inshingano ya mbere ni iyawe yo kwicungira ibyawe. Igihe rero tuzumva ko izo nshingano ari izacu, tuzisangiye, dufatanya kurwanya ibyaha nk'ibi ngibi bizagabanuka. Izi telefone akenshi zibirwa hehe? Mu bukwe, cyane cya gihe cyo gutanga kado cyo gufelicita. Ugasanga musize telefone zanyu hariya ngo mugiye gufelicita, telefone ntiremereye, wayishyize mu mufuka ukayitwara, uyifate mu ntoki.